Yesu ashimwe, ibihe byiza kuri wowe. Dore amahirwe mashya araje, dore ubundi buntu bw'Imana bumanutse ku buzima bwawe. Uyu ni umunsi mushya, ni amahirwe yo gutera intambwe nshya, aho wari ufatiwe, aho wari ugumye, aho wari uheze, ibyo byari bikugumanye, watera intambwe ukabisiga inyuma, kuko you have to keep moving because God is guiding you. Ntugire ubwoba, ntucike intege, urarinzwe, ufite umugabo ukomeye ukuri imbere. Umva icyo avuze uyu munsi, iki nicyo gihe cyawe ngo uhozwe amarira. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 16 umurongo wa mbere. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzagezahe kuririra Sawuli, kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta, ngutume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ikibazo cyanjye ni, uzagezahe kurarurira? Uragezahe kurara uhangayitse? Uzagezahe gucika intege? Uzagezahe kwiheba? Uzagezahe kwibaza amaherezo y'icyo kintu? Uzagezahe gucika intege gutyo? Uzagezahe kugira agahinda kangana gutyo? Uzagezahe gutakaza ibyiringiro? Ndagira ngo nkubwire ngo reka amarira, ni igihe ubundi cyo gufata ihembe. Igisubizo cyawe kiriyo. Icyo kintu cyicaye mu mutima wawe, icyo kibazo cyicaye mu mutima wawe, Uwiteka yamaze kugica, yamaze kucyambura ubushobozi. Hari ibyishimo, hari amahoro, hari igisubizo kigutegereje imbere, ariko uheze mu marira, uheze mu gahinda, uheze mu kwibaza, uheze mu kurira. Ariko ndi kumva Uwiteka aguhamagara. Igihe cyose Uwiteka abajije ikibazo, aba afite igisubizo. Nubwo akubajije ngo uzagezahe, he already knows what is going to happen. Igihe cyose Uwiteka abajije ikibazo, aba azi igisubizo. Sinzi ikibazo cyawe, ntabwo nzi ngo ukimazemo iminsi ingana iki, sinzi ngo kikumereye gute, ntabwo nzi ingano y'umubabaro kiri kugutera, ariko icyo nzi cyo urababaye. Ntabwo nzi ingano y'amarira uri kurira, ariko icyo nzi cyo ufite agahinda. Sinzi uburyo kiri kukubuza amahoro, ariko icyo nzi cyo ntabwo uyafite. Ariko hari ikintu kimwe nzi, cyamaze gushyirwaho iherezo. Agahe kawe ko guseka kaje. Haguruka, hinduka, tera intambwe nshya, vuga amagambo mashya, soma inkuru nshya. Ntabwo ukiri uwakira iby'agahinda, uri uwo kwakira ibyishimo. Ntabwo ukiri uwurira, uri uwo gutera intambwe ugaseka. Ntabwo ukiri urara udasinziriye, uri uwo gusinzira. Hari inzozi nziza zigutegereje mu bicuku byawe. Wibyemera, wiba uw'umubabaro, wikwiheba, kigusitiresa uko kangana kose. How long are you going to be in depression? How long? Ngo amashuri yaje, none watakaje ibyiringiro. Ntabwo uri kubasha gutuza, nturi kubasha kugira umutuzo muri wowe, nturi kubasha kugumana amahoro. Umutima uri kuguhagararamo, wondering where you are going to get the school fees. You don't know the way, you don't know what to do, you don't know who to call. Everything is screwed up. Ntabwo uzi ngo urajya he, ntuzi ngo biragenda gute. N'ibyo wiringiraga nabyo byamaze kwanga, uri kubibona. Aho wari uhanze amaso bamaze kuguhakanira. Nta nubwo ari cyo kibazo cyonyine kiri kuza kiyongera ku bindi byinshi. Hanyuma ibyo bigahurira mu mutwe wawe, bigatuma ubura kontrole n'uburyo upanga ibintu byawe. Amahoro akabura, imitekerereze yawe ikamara kuvangirwa bitewe n'ibintu biri kwituraho uruhuri kandi udafite igisubizo cyabyo. Ariko Uwiteka ari kukubaza ngo uzageza hehe? Kandi igihe cyose Uwiteka
abajije ikibazo tuba tubizi ko azi neza igisubizo cy'icyo kibazo. All questions are answered. N'ikibazo cyawe kirashubijwe. Haguruka utuze, wambara imbaraga, utegere Uwiteka ugutwi, kuko agiye kugutuma kwa Yesayi, aho igisubizo ugiye kugisanga. Hari aho kiri kigutegereje. And get ready, because God is going to send you where you are going to find the answer of your question. God is about to send you where you are going to find the medicine of your sickness. God is about to send you where you are going to find the solution. Stop. Turagushimye mwami wacu, urakoze nanone kubw'uyu munsi, kubw'iki ukoze, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.